Scovia yamaze kujyayo aho ngaho niyo yahise abona abantu benshi bamuhamagara avuga ati by the way ufite imbaraga umeze neza ugize gute hari abashoramari bamwe bavuga ko hari umwe w'umugande urimo, abandi bakavuga ko hari umwe w'umukongomani urimo, bagiye kuza gushinga televiziyo mu Rwanda. Iyo televiziyo ikazaba ikora based cyane, iri focused cyane ku bintu bijyanye na politics yo mu karere. Babona rero nk'umuntu umaze igihe kandi ukunzwe mu banyamakuru nanone w'igitsina gore ushobora kubikora ari umuntu bita Mutesi Scovia. Mutesi Scovia bamupropoje ibyo ngibyo, bamupropoza ko azajya ahembwa $1,800,000 buri kwezi. Byamanje kuba muri ubwo buryo atanga ruswa y'igitsina ku muyobozi w'ikigo cya leta. Ariko noneho biza kuva muri ibyo ngibyo bibushuti. Uyu Pascal amaze kuryoherwa n'uyu mugore wa Runi, Pascal yaje gufata umwanzuro kuvuga ngo agiye kwaka gatanya y'umugore bari barasezeranye. Ubundi byari itegeko ko bashyiramo igitsina gore, mutavuze undi muntu muvuge Kagabo, muvuge n'abandi, kuki muvuga Bibi. Ntabwo uri mwanya wakorewe ngo uzaba chief uwungirije umuyobozi agomba kuba ari umugore. No. Deka bifuriza ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana na Kame Official. Hano kuri Kame Official, niba utarigeze ubana natwe mu biganiro byatambutse, niba utarigeze uba inshuti yacu cyangwa se ari bwo bwa mbere ugeze kuri rubuga, nagusaba amasegonda 2 cyangwa se 1 cyangwa se 3 ugakanda aho ngaho hari akantu kanditseho subscribe, ukagakandaho. Niba waragakanzeho wakoze neza n'umusanzu ukomeye waduhaye mu biganiro byacu, ndetse ushobora no kuba wafata umwanya ugasharinga ibiganiro byacu, ugakomentinga nawe kumva ukatubwira uko ubitekereza, cyangwa se ukaba wakora like. Ibyo byose ni mu bantu babana natwe, kuko ahangaha nta handi hantu usanga inkuru z'ubucukumbuzi z'ubusesenguzi atari kuri Kame Official. Amazina yanjye ni Chris Kame. Ngira ngo bamaze kubana natwe basubscribe tumaze kugera mu 36. Mu by'ukuri mwakoze akazi gakomeye kandi ndabashimira cyane. Uyu munsi ku isaha ya Kigali ahagana saa 7 mu irimi rya Rusororo hari amarira n'imiborogo myinshi cyane. Ababyeyi bari bababaye, abantu bari bafite agahinda kenshi, bari bagiye gushyingura umwana witwa Ryan w'imyaka 8. Bivugwa ko yimanitse cyangwa se yiyishe mu rugo rwabo aho batuye mu murenge wa Kigali, cyangwa se abantu bakunze kwita muri Norvege. Iyo nkuru abantu benshi barayitangaje, abantu benshi bajya kwishaka, abantu benshi bajya kureba byinshi uko byari bimeze cyangwa se kureba ubwino bwabyo. Ariko bivugwa ko nyuma yuko uwo mwana amaze kwitaba Imana, mwese mwarabimenye, wari umugabo wa mama we yahise atabwa muri yombi. Uwo mugabo no bita Dr Pascal Ngironsanga. Ariko uyu mama w'aba bana, hari amakuru menshi abantu batigeze bamenya, ari nayo ngiye kukubwira hano, nkakubwira n'ubwino kuri Scovia, ndetse no kutwita Sandrine Sheja. Ibyo byose urabimenya hano muri kiganiro. Nyamera mpere kuri uyu mwana mutoya. Navuga ngo ni inzirakarengane, ashobora kuba yarazize amatiku y'imiryango cyangwa se bya bindi by'imiryango. Ngiye niko nabyita. Kubera iki? Umugabo witwa Dr Pascal Ngironsanga, reka mpere ku mugabo witwa Uwimana Jean Bosco. Uwimana Jean Bosco yari umucuruzi ukomeye, ucuruza ibyangwe, imyenda mu mujyi wa Huye. Abantu benshi bari bamuzi acuruza imyenda y'abayisilamu, ari imyenda mbese acuruza imyenda myiza kandi igezweho. Noneho akaba ari inshuti n'umugabo witwa Dr Pascal Ngironsanga. Uyu Dr Pascal Ngironsanga akaba yari umuyobozi w'ibitaro by'akarere ka Huye. Ariko bamenyana, umwe ari umukiriya, undi ari umucuruzi, kuko ari umugabo uzwi. Uyu Runi ari umugabo uzwi ugurisha ibyango hara mu mujyi wa Nyanza, mu mujyi wa Huye. Abantu benshi bari bamuzi. Byaje kugenda bite? Umunsi umwe urumva niba umugabo ari inshuti, umuntu ari umugabo w'inshuti yawe, sometimes aragutemberera, arabasura, mukagira na muti. Uyu uwa Maria, uyu Uwimana yaje kuba ari umugabo bisanzwe, ari umusore bisanzwe, azagura n'umudamu, ahuye n'umukobwa. Sorry, urumva umukobwa ntabwo ari umudamu. Barateretana,
ariko ntabwo bigeze bashyingirwa n'umugore we. Barabana kugeza ubwo baza kubyarana abana babiri, umwe ari Ryan ari nawe witabye Imana ku myaka 8, haza no kugira mukuru we ari we nawe wavutse mbere we, ubu ngubu afite imyaka 12, we aracyari hayi ameze neza. Ntabwo abantu bamenye ese niki cyatumye Bosco uyu nguyu cyangwa se bakunze kwita Rooney adashakana n'uyu mugabo cyangwa adashakana n'uyu mugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyo biri ku ruhande n'uburenganzira bwabo, amategeko y'u Rwanda arabyemera, avuga ko mu gihe udashaka gusezerana n'umuntu murabana, ariko icyo gihe ntabwo ari umugore wawe, hari ibyo amategeko atabarengeraho. Uyu Dr Pascal Ngironsanga we yari umugabo ufite umugore, banasezeranye babana nk'umugabo n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu nguyu urumva uyu Bosco na Ngironsanga baje kuba inshuti, baratemberana baranagabirana. Noneho haza kuba igihe uyu mudamu wa Bosco wa Rooney yaje kubona akazi k'ubucungamutungo mu bitaro bya Huye, aho Dr Pascal Ngironsanga yarabereye umuyobozi w'ibitaro. Amakuru akavuga ko batangiye kugira mu mubano, urumva umugore wa Pascal n'umugore w'inshuti ye Rooney bagirana umubano, batangira gukundana, batangira kuzajya baganira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba Pascal yaraje kuryamana n'uwo mugore wa Rooney akumva umudamu aramuryohereje, hari ibintu bijya biba, by the way, reka ibingibi tuzahita tubivuga. Hari ikintu twita ngo ni ikintu bita ngo ni ruswa y'igitsina. No mu tuzi twa leta ruswa y'igitsina ibamo. Ushaka kubona umudamu ashobora kubona yenda umugabo akavuga ati ni boss wanjye, yamubwira ati ko mbona abakereye ko ngiza, mbese ukamuha ruswa y'igitsina kugira ngo muri twa dukosa dutoya, kuko urumva umuyobozi bitarashaka gukora raporo bakakwirukana. So ushaka kuvuga ati reka muhe ruswa y'igitsina mu buryo kugira ngo yenda twa dukosa dutoya niki atazantangira raporo. Byamanje kuba muri ubwo buryo atanga ruswa y'igitsina ku muyobozi w'ikigo cya leta. Ariko noneho biza kuva muri ibyo ngibyo bibushuti. Uyu Pascal amaze kuryoherwa n'uyu mugore wa Rooney, Pascal yaje gufata umwanzuro kuvuga ngo agiye kwaka gatanya y'umugore bari barasezeranye. Amaze kwaka gatanya baranayimwima, umugore arayimwima, ariko uko iminsi yagendaga ishira Pascal baje kuyimuha aza guhita afata wa mugore wa Rooney ashaka ukuntu akodesha inzu ku ruhande. Abantu bo mu Rwanda ngira ngo abagabo barabizi, bavuga ngo ni ofisi ya kabiri, amushakira ka ofisi ya kabiri azajya ajyamo bagahuriramo niki. Uyu Rooney aza kubimenya, aje kubimenya arababaza, bose barahakana, ariko aza gukora mbushi. Abantu babimubwiye araza basanga mu nzu bari kumwe. Rooney yahise ajya kurega. Agiye kurega, amategeko ntabwo ari ukuntu atamurengeraga, kuko uyu Rooney ntabwo arasezeranye n'umugore we mu buryo bwemewe n'amategeko. Hari ibyo amategeko atamurengeraga, ko ati n'ubundi uyu nguyu ni indaya yawe, niko ntekereza ko abantu babyita, kubera ko mutigeze musezerana mu buryo bwemewe n'amategeko. Umugore kandi aravuga ati ngewe rero n'uyu mugabo nta nubwo ushaka gusubirana nawe, cyane ko uyu Pascal Dr yari yaramaze gutandukana n'umugore baramaze kumuha gatanya, yari afite uburenganzira bwo ati wamureka tukongera twibanira. Uyu mudamu kuko n'ubundi bari bamaze kugirana urukundo n'uyu Dr Pascal, yari amaze kugeza igihe cyo kuvuga ngo noneho uyu nguyu twabana nk'umugabo n'umugore. Ibyo ngibyo bimaze kuba, haje kuba urubanza, ariko Rooney amategeko ntabwo yari ari ku ruhande rwe cyane. Haje kuburana abana. Rooney ati abana bampe usango uwo Pascal mubane, ariko abana. Umudamu aravuga ati abana ndabatwara. Yego, abana bari bageze ku gihe cy'imyaka yo kuba bari kumwe na papa wabo, kuko ntekereza ko umwana yageze ku myaka 7 amategeko amwemerera ko ashobora kuba yakwihitiramo cyangwa se yanabana na papa wiwe. Ariko amategeko ntabwo yemeye ko Rooney atwara abana, kubera ko umudamu yerekanaga financial status, akerekana ibintu byinshi, akavuga ati n'ubundi ngiye kuba mu rugo, uyu mugabo nta mugore agira, ngewe ngiye kuba ndi mu rugo, ndi umudamu, mfite umugabo niki. Abana amategeko amwemerera ko abana abatwara. Bamaze gutwara abana, baje kwimuka, baraza we n'umugabo Pascal Ngironsanga baza kuba muri Kigali, aho bita mu murenge wa Kigali, ahantu bakunze kwita Norvege. Barabana umwaka umwe 2, 3.
ejo bundi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa munani uyu mwana wita Ryan inkuru yaje gusakara muri Kigali, inkuru yaje gusakara ahantu hose bivuga ko umwana yamaze kwitaba Imana. Icyakora byavuzwe ko uwo mwana yapfuye mu uburyo abantu batamenye neza. Bamwe bakavuga ati hari amakuru nagiye mbona ngo umwana basanze yimanitse, abandi bati yariyishe, abandi bati niki, ariko mu iperereza ryakozwe n'ubugenzacyaha bahise bata muri yombi uyu mugabo witwa Dr Pascal Ngironsanga, kubera ko bavuga ko atari ko urumva ntabwo uyu mudamu ntabwo ari kwica abana be. Bahise bafata Dr Pascal Ngironsanga nk'umugabo wo mwinjira winjiriye umudamu, baravuga ati uyu nguyu niwe koko ibintu dushobora iperereza dushobora kuritangiriraho. Ariko kugeza iyi saha uretse imiryango igenda iterana amagambo bati niwe watwiciye umwana, abandi bati niki, ntabwo RIB yari yatangaza ibyavuye mu iperereza. Abantu baravuga bati amahirwe menshi ahubwo yakabaye ari uyu mugabo Jean Bosco cyangwa se bakunze kwita Luni, kubera ko niwe bigaragara nkaho yari ari mu busambira n'umudamu we ati mpabana, abandi bati oya abana urukiko rukabamwima, bikagaragara ko uyu Luni ashobora kuba yarabikoze mu buryo bwo kwihimura. Ariko nanone ikibazo kikavuga bati umugabo wakwemera kwihekura niyo abana mutamu muri kumwe, kuko abana babagiye gukura n'ubundi bazagira imyaka 18 20 bave n'ubundi muri urwo rugo bahitemo kuza kwibana na se. Hari abana bavuga ati mama ngiye ntago nshaka kubana n'umugabo wa papa wa mama, ngiye kwisangira papa. Abana bashobora kubihitamo. Umuntu akibaza ngo kuki uyu Jean Bosco yabarategereje imyaka 3 ntahitemo, ntavuga ati reka ntegereze indi myaka n'ubundi ntabwo ari myinshi 3-5 abana baza bamaze gukura n'ubundi bansange. Icyo nacyo umuntu akakibaza. Nanone umuntu akibaza ngo ese Dr Pascal Ngironsanga uyu nguyu wari umaze imyaka 3 n'ubundi arera aba bana, ni gute yabarahisemo kwikiza aka kana ka Ryan? Ibintu baracyari mu rujijo. Ariko ku ruhande rumwe umuntu aravuga ngo hari ibyo urumva urukiko ntago rujya rwumva amabwire. Baravuga ati umwana aba bana nabange nabarera, urukiko ngo ntago rwumva amabwire rwarebaga ibyo umudamu yerekanaga ati mu byukuri mfite statiri iri stable ya financial, ngiye kujya mu rugo. Urukiko rwagendeye kuri ibyo ruhitamo ko aba bana bajyana na mama wabo. Kandi yenda mu gihe urukiko ruza kumva amabwire ndavuga ati uyu mugabo ariko nubwo amategeko ati yasezerana mu mategeko n'uyu mudamu abana bashobora kuba babaho neza bakabamuha, yenda wanasanga ntacyo umwana ari kuba Ryan. Reka tumwifurize uruhuko ridashira. Gusa benshi bari gushyira mu majwi uyu John Bosco. Ngewe ntawe mbona muri aba ngabo babiri, kuko ntabwo ntekereza ko umugabo ashobora kwihekura. Nta nubwo ntekereza ko Dr nawe umaze imyaka 3 ashobora kuba yahitamo kuvuga ngo agiye kwikiza abana mu gihe kingana n'imyaka 3 n'ubundi arera abo bana. Nkandiraho abantu benshi barayikozeho, abantu benshi barabistreaminga, abantu benshi bayikora iperereza. Muri abo bantu babikozeho iperereza umuntu witwa Mutesi Scovia mama Rwagasabo yari yagiye gukora iyo nkuru. Abantu bategereje ko ari kiganiro baje bakora n'umuntu witwa bajya bavuga ngo ni umuyobozi n'umuyobozi w'ikiganiro cya mu gitondo, bavuga ngo n'umuyobozi w'ikiganiro cya mu gitondo Jonathan bajye bakorana. Bategereje ko ikiganiro kiba baraheba, bumvaga ko ariho baza kubona mu bwino Scovia nk'umuntu ushobora kuba warakoze iperereza kuri iki kibazo. Bazategereza ko ikiganiro kiba barakibura. Baje kwandika abantu benshi batangiye kubaza kubera iki ikiganiro kitabaye, kubera iki ikiganiro kitabaye. Nyuma yaho y'ibitekerezo byari bimaze gutangwa nibwo B&B FM umwezi baje kutangaza ko ikiganiro kitabaye, ariko nanone na Mutesi Scovia bamwifuriza ishyani hirwe kuri televiziyo agiye kuko mu gihe bakoranye, mu gihe bagize gute. Bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga zirimo za Twitter batangiye kuvuga bati hari nk'uwitwaga Pipi yase yandika ngo Mutesi Scovia ngavuye kuri B&B FM agiye kuri televiziyo Rwanda, radio Rwanda. Scovia yamukotinza yandika gusa ngo nguraga Pipi koko. Abandi baje bandika ese agiye he, tubwiraho ugiye, ariko akataginga ngo agiye kuri mama Urwagasabo. Mama Urwagasabo iyi ni chaîne ya YouTube abantu bamenyeho. Mu busanzwe Mutesi Scovia akoresha imbuga nkoranyambaga Twitter n'izindi ntekeza ko Instagram yenda atarayijyaho, niba iro ntabwo ikoresha cyane, ariko kuri YouTube niho asa naho yafashe vora mu biganiro bisa naho ari ibya geopolitique, bya politique nk'umuntu w'umudamu. Uyu mudamu yanditse ngo agiye kujya kuri mama Rwagasabo. Mu busanzwe mama Rwagasabo n'ubu niho tumuzi.
uretse ko afite n'urundi rubuga rwitwa Mutesi Scovia mu mazina ye yanditseho ngo niho atangira ibitekerezo. Ntabwo ari kira, ntabwo akita ikinyamakuru, ni nk'aka blog, ni nk'aka social media kiwe atangaho ibitekerezo, anabyandikamo muri about, nujya kubisoma uraza kubisangamo. Ariko abantu baravuga bati ese Scovia ko nubundi yarasanzwe izo YouTube zazikorera, nubundi ko ari umuntu ukunda amafaranga, yavuze ko ahantu hari amafaranga agomba, mu kiganiro cye ari kuganira na Gerard Mbabazi yaravuze ngo muzajye mu mpibiraka ikintu gipfa kuba kirimo amafaranga, ahantu hari amafaranga ngewe njyayo, kuko akora n'ubuye musini ikinege. Mutesi Scovia ahara kuri B&B FM umwezi, hari amakuru avuga ko we umushahara we warukubye kabiri abandi, ndavuga mu bandi bakorana ibiganiro batari, kuko ubundi B&B FM yaje ari radio y'imikino, kuko ni B nkabayingana na B isimbura uyu mutipe, ngira ngo afite izina niba ari izina afite nawe ririmo B, bafashe amazina yabo barayahuza bakora B&B FM. Aba bose twabamenye kuri Radio TV 10, arabogeza impira, barabahanga mu bintu bijyanye no kogeza impira no n'ubusesenguzi no kugira gute. Noneho bari barayise ngo umupira nitwe cyangwa se imikino nitwe. Noneho baje kubona batangira gukora ibiganiro n'ubundi bavuga ati reka dushyiramo izindi secteur, aribwo bagendaga bazanamo abantu bajyanamo geopolitique n'ibindi. Abangaba bo birumvikana ko abantu bakuru urubwa rw'imikino barimo ba Nasli n'abandi nyine, kuko urumva navuga ngo 80% n'imikino, abo ngabo bahembwa menshi. Ariko nuza nabo bandi bakora mu biganiro biri geopolitique, aba bakoramo show business bahembwa amafaranga make. Ariko none muri yo sector yabo ngabo niyo Scovia yararimo yahembwaga ibyikubye amafaranga yikubye kabiri y'abandi banyamakuru, akuba kabiri baba Jonathan, akuba kabiri n'abandi bakora show business. Nkavuga ngo nubundi ayo mafaranga kuri Scovia niba ajya muri kuba MC mu bukwe bakamuhemba 50 cyangwa 100 cyangwa 200, ntabwo angana n'amafaranga yahembwaga kuri B&B FM. Ntabwo yabasezeye, kuko bigaragara ko we avuga ko nta nubwo ari we witangarije ko yasezeye. By the way, bagiye bamutaginga ugati twakoranye neza kugeza ubwo abantu banagiye bavuga ati se mwabuze amafaranga yo kumwongeza, ariko bavuga ko ari we wasezeye. Ibyo yabisubije abantu bari bamaze kwataka bayingana, bamubaza se kigano ko kitabaye, bari kumubaza ahita avuga ati ntimubarenganye, ni ngewe wasezeye. Avuga ko ari we wasezeye. Abantu bavuga ngo Scovia ntabwo akunda amafaranga, ntabwo yaravuye kuri rura rubuga, kuri radio bamuhemba amafaranga ngana kuriya ngo avuge ngo agiye kwicara n'ubundi kuri Mama Rwagasabo, n'ubundi asanzwe nta kintu nta birenza agiye kwakora, n'ubundi ibyo yarasanzwe akora, n'ubundi bya bigano byabaga mu gitondo, kandi icyo kigano cya mu gitondo n'ubundi yarafite abakozi baba bari gukora. Ntabwo avuga ngo azayizinuka mu igitondo afataga aba ari cyo ajya gukora mu kiganiro, n'ubundi it's the same azakomeza kuri nkuko yakoraga. Ahubwo ikibazo cyaje kuvuga ngo agiye he, ko yagiye ataginga umwezi. Nujya kuri Twitter ya Mutesi Scovia uraza kubona ngo ni founder and managing director wa Mama Rwagasabo 1, ariko hasi uraza kuhita ubona yanditse ngo ni presenter wa Scovia TV. Muri chaîne za YouTube urabona YouTube abantu basigaye bayita YouTube sinzi TV, ariko mu busanzwe bavuze TV television bavuze nyine izingizi ziri on air, bavuze TV1, mbese izingizi tureba kuri Canal cyangwa se kuri Star Time. So ntabwo rero Scovia niyo wajya ku rubuga rwa YouTube ntabwo afite chaîne yitwa Scovia TV. Bivuga ngo Scovia agiye kujya kuri televiziyo, bamwe batangiye kuvuga ko ari iye, ariko ntabwo ari iye, kuko Scovia nanone ni umuntu w'umuhanga mu bijyanye na investment. Ntabwo ari umuntu wahita avuga ngo agiye gushora amafaranga, ariko ubona ko abantu bose, nta muntu ukira wa televiziyo, nta muntu ucyumva radio cyane, mbese abantu bose sigaye bibere ku mbuga, basigaye bibere ku mbuga usanga n'amateleviziyo akotinga ibintu byavuzwe kuri za mbuga nkoranyambaga. So ntabwo ari umuntu rero nk'umunyamakuru wavuga ngo agiye kwinvestisa, kuvuga ngo agiye kwinvestisa muri televiziyo, kuko nubundi ntabwo azabonera umwanya, kuko iyo televiziyo ntitubeshyanye, niba abantu wenda batazi ko bikorwa biriya bintu, televiziyo kuyishinga isaba amafaranga menshi, ni cyambere. Icya kabiri, hari amafaranga ugenda wishyura muri rura y'umunara. Icya gatatu, isaba tele
you get, bisaba abanyamakuru bajya kuri tele, hari abantu televiziyo zagiye zinanira, by the way, televiziyo igafunga kandi bafite amafaranga. So bisaba ngo umuntu ugiye gushinga televiziyo nyine aba stable mu buryo bujyanye no mu mufuka. Ariko nanone televiziyo buriya nta handi hantu hungukira uretse muri advertisement gusa. Ariko kuri YouTube upfa gushyira akantu nabo nubwo bagira muri advertisement, ariko ntabwo wowe wirukanka kubakira ngo muze mwamamaze. None niba Scovia atarabona abantu baza kwamamaza ku rubuga rwe, akora ikiganiro kikarebwa n'ibihumbi 600 kuri YouTube, azabona he abantu baza kwamamaza kuri televiziyo agiye gutangira nayo ikiri nshyashya? Bareke TV1, bareke RTV, by the way nayo yagabanije ibiciro kubera ko abantu benshi bari kugenda kwiyamamaza ku mbuga, kubera ko kuri televiziyo abantu bamaze kubona ko abantu batakira televiziyo bagabanije ibiciro. None Scovia arajya gushinga televiziyo, bivuga ko agiye kuyishinga muri MIC, arajya gushinga televiziyo agiye guhangana na TV1 bimaze imyaka n'imyaka. Amakuru rero y'ukuri nayo, Scovia yagiye gukora ikiganiro ibunagana, ahura n'umuntu witwa General Sultan Makenga, bakorana ikiganiro, amubwira uburyo M23 imeze. Ikiganiro twese twarakirebye, ubu ngugiri gukabakaba muri miliyoni. Kiriya kiganiro keretse abantu imbaraga z'umuntu witwa Mutesi Scovia mu bintu bijyanye n'itangazamakuru. Scovia ni umuntu wagiye ahantu abandi bagabo, navuga ngo igitsina gabo cyari cyananiwe, Scovia ajyayo, yavuze urugendo bakoze, yavuze uko byagenze kugira ngo ajyeyo. Scovia amaze kujyayo, aho ngaho niyo yahise abona abantu benshi bamuhamagara, avuga ati by the way, ufite imbaraga, umeze neza, ugize gute. Hari abashoramari bamwe bavuga ko hari umwe w'umugande urimo, abandi bakavuga ko hari umwe w'umukongomani urimo, bagiye kuza gushinga televiziyo mu Rwanda. Iyo televiziyo ikazaba ikora based cyane, iri focused cyane ku bintu bijyanye na politics yo mu karere. Babona rero nk'umuntu umaze igihe kandi ukunzwe mu banyamakuru, nanone w'igitsina gore, ushobora kubikora, ari umuntu bita Mutesi Scovia. Mutesi Scovia bamupropoje ibyo ngibyo, bamupropoza ko azajya ahembwa 1,800,000 buri kwezi. Scovia yahise abona ko ibyo ngibyo atazabifatanya na BFM mu mwezi, ahita asezerera rimwe. Ariko inzira ye ahantu agiye kujya ni kwa Scovia TV. Iyo Scovia TV ntabwo ari kuvuga ngo niye, ni kwa kundi ushinga ikintu ariko ukora ko ufite izina bakakikwitira kugira ngo abantu bakiyoboke cyane unacyamamaze. Mwagiye mubibona kuri Isibo TV, ngira ngo bigitangira byavuzwe ko ya Bruce Melody nawe ubwejo bundi yaravuze ati oya byari ubucuruzi. Mwagiye mwumva Wasafi bivuga ko Diamond afitemo 40% ntabwo ari televiziyo ye. Ngira ngo hari uburyo abacuruzi babona ko umuntu akunzwe bakaba ati bakakugurira brand izina, ariko nanone bakabona kwishyura nk'umukozi. Ibyo rero ndio Mutesi Scovia bamuhaye, bamuhemba kuzajya bamuhemba 1,800,000 buri kwezi, agatangirana n'iyo televiziyo. Iyo televiziyo benshi babona ko ari televiziyo yenda ishobora no kuza kuko azaba ari televiziyo igiye gukora ibintu izindi zidakora, kuvuga ngo biri based cyane cyangwa se biri focused cyane kuri politics, geopolitics gusa. Ari televiziyo nibishaka kumva amakuru y'ubusesenguzi bya M23, bya Ukraine, bya Putin, bya ande, ari iyo televiziyo. Ikindi, Mutesi Scovia ni umunyamakuru umaze kuryubaka, nubwo we avuga ko ashaka kwigira amategeko kugira ngo akomeze ajye muri ibyo ngibyo, kari umuntu wo buri kugigizanya cyane nabo. Narimo mbona muri iyi minsi ari kugigizana na MTN, ayiziza ngo kubera ko MTN yohereza abantu ubutumwa bw'amatiko, avuga ati ariko niba muhabwe navuga ko izaba successfully, kubera ko uyu muntu yafashe umuntu uri strong, abantu bakunda mu biganiro bya geopolitique, kandi nanone n'umudamu. Ariko hari ikintu kimwe abantu bajya bibagiza, nubwo bishobora kuba bimeze gutyo, ariko nanone no kuri BFM bashobora kumwirukana. Kubera iki? Scovia muri mbere yuko amenyekana, Scovia abantu benshi baramuzi, yari umuntu wajya kujya mu biganiro, yajyaga ajya muri navuga ngo wenda mu manama menshi, mu mahugurwa menshi y'abanyamakuru, ibintu byinshi yakajyana. Ngira ngo cyane cyane y'ubuzima, ngiye twajyaga tunajyana na BBO, harayo yaberaga muri Marriott. Bibi akaza nk'umuntu wakoraga ibiganiro by'ubuzima, akaza aje kuveringa stories za RBA. Scovia nyuma yuko icyo gihe arafite n'ubundi mama Rwagasabo yandika, ariko aza kuhava ajya gukorana n'umuntu witwa
Joseph Hakuzumuremyi ku Muryango TV bagiraga ikiganiro bita Akarayifunge hari Joseph, hari Karegeya, hari na Mutesi Scovia. Ariko icyo gihe Scovia ntabwo yararajya muri ritme, ntabwo navuga ngo yararashiruka ubwoba cyangwa se akore nkuko akora uyu munsi. Joseph yaje kumva uburyo ki Scovia yenda banariza ibintu. Iyo murebye umuntu witwa Joseph muzamura mu biganiro bye cyangwa se ukuntu yandika kuri Twitter, ni umuntu uzimiza. Ariko Scovia we ni umuntu utavuga akavuga ikintu uko kiri. Icyo gihe rero kuko bavugaga ku bintu by'Akarayifunge byari ibintu biri politique, biri very sensible, Joseph aza kubona ibyo bintu ntago bizavamo. Yaje kubwira Scovia aramuga ati rero sha ndabona ahangaha reka dusubire, ndabona ibintu bitakunda. Scovia yaje kujya kuri Flash akora ikiganiro ngira ngo bita Meet the Press, ibintu nk'ibyo gusa kwa kundi nyine kagahiyahiyo umuntu habuyende kimurimo umuntu ashobora gusiga ikimwirukankamo ariko ntagasiga ikimwirukankamo. Then Scovia yaje gutanga bya bitekerezo bye. Finally M23 gutangiza intambara, aza guhita umuntu wazi breaking bwa byatari inkuru za M23 kandi akazi breaking rimwe na rimwe akajya no kuri field. Abantu nubwo batangiye kurikonesa Mutesi Scovia itazamukaho gutyo, ariko akaza yanariza, ariko nanone akagira amarimite, hari ibyo atavuga, hari ibyo avuga, ni umuntu mbese w'umuhanga, ariko nanone akavuga ko ari umuntu wakoze ku itangazamakuru ndetse akaba ari umuntu ushaka kuziga ibintu bijyanye n'amategeko. Scovia rero yenda umuntu ashobora no kuvuga ati yenda byageze aho ngaho kuri umwezi nawe babona koko yenda Scovia ukuntu harimo kwanariza, bakabona hari ukuntu ibintu bitazavamo, bakavuga ati akujya tuzafungirwe radio cyangwa se tugire gute. Abantu bazi bya industry barabizi, iyo uhaye umuntu ufite ikinyamakuru ugaha umuntu ukamushyira umuntu oneya akavuga amagambo ku kinyamakuru cyawe ari umutumirwa wawe, wowe ubwawe urabibazwa. Ndagwingira muri buka radio bitaga ubuntu Amazing Grace, ubuntu butangaje, yari ngira ngo mushoramari yari umunyamerika, aza guha umugabo umwe mu pastori araza yigisha ibintu bisa naho bikandamiza abagore, bivuga ko abagore sinzi avuga amagambo. Icyo gihe uwo pastori yarakurikiranwe na radio bayambura uburenganzira bwo gukora mu Rwanda, ngira ngo no mugabo yaje gutera shwane nawe bahita bamwirukana ku butaka bw'u Rwanda kuva icyo gihe. Icyo ni kimwe. Hari umugabo witwa Rene Nsengiyumva Ideyahaye, yari afite ikinyamakuru bita ibyishimo.com kuri website, afite na Ibyishimo TV kuri YouTube. Muri kiragiye muri 2019 muri Miss Rwanda, icyo gihe hari harimo amarushanwa ya Miss Rwanda. Icyo gihe aza gutumira umuntu w'umupasiteri, kuko urumva ko ibintu by'Imana, azatumira umuntu w'umupasiteri. Sinzi ukuntu umuntu w'umupasiteri yahise avuga ngo Miss wabo, ngo Miss ngo w'Abanyarwanda ngo ni Josiane, ahita avuga amagambo atari meza. Uwo mupasiteri chief editor na boss nyine uwo Rene bahise bajyanwa i Madrid, bahise bajyana gufungwa. Icyakora Rene RMC za kumusabira imbabazi baramurekura, nyuma nta wamenye irengero rye. Bishatse kuvuga ngo hari igihe abantu bashaka kuvuga kugira ngo tuzirengera ingaruka, noneho bibaye ari umunyamakuru wawe, urumva aho ni kumutumirwa, none ari umunyamakuru wawe, icyo gihe urabibazwa. So nabyo birashoboka ko Scovia bashobora kuba yenda hari na contract, kuko niba ari umuntu ukora amafaranga ashobora kuvuga ati ndabimanaging ari bibiri, nzajya nkora kuri televiziyo, nkora iwanjye, nkora no kuri B&B, akaha umwanya cyane ko atajya buri munsi. Yenda nabyo birashoboka kuvuga ati twabonye rero hari ukuntu ibintu bidasona neza, kandi wibuka ko biriya bintu baba bari live, hari ibyo utakatamo. So akavuga ati rero reka dusubire. Hari ababitse bavuga ngo wagiye kujya kuri televiziyo Rwanda, ngo BBO agiye kumuzana ko BBO bamugize Isheja agiye kumuzana ngo kora ko bahise bamuha akazi. By the way, ibi bintu abantu benshi nagiye mbona n'ubundi babigaruko cyane, bakavuga ngo kuki Isheja ngo bamuzanye hariya bamugize gute. Ariko nanone nkuko natangiye mbabwira ngo abashoromari bagiye kuzana televiziyo mu Rwanda bakayita Scovia TV, ni the same way twamenye umuntu witwa Isheja. Radio Kiss FM, Isheja yakoraga ngira ngo akuze imyaka myinshi hafi 10 inarenga, ngira ngo ari mu bantu bayitangiye, ari we munyamakuru umwe yatangiye bakina indirimbo gusa, baza kugira akaza yakora amagambo gusa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bari bamurokrise ko ari umunyamakuru w'umuhanga, icyo gihe akora kuri za Sarusi, bumva afite ijwi ryiza, baramurokita. Yari radio yarije isa naho izanye umwihariko yo gukina indirimbo gusa, abantu barayumva kuko bashaka, mbese byabaga ari nko kwashyizemo flash,
nta muntu wavugaga yarugaga wumva indirimbo kuva bitondo kugera nimugoroba. Nibwo batangiye rero imaze kumenyera abantu batangiye kwikunda bazana muri kiganiro, ariko nanone bya biganiro n'ubundi bisanzwe ari byo bya Isheja, niko twamumenye. The same way niko n'ubundi Mutesi nawe bagiye kumuhayaringa nkuko bahayarinze umuntu witwa Isheja Sandrine, kubera ko baramuharinze kugira ngo apushinge iyo radio. The same way bagiye no guharinga Scovia apushinge iyo televiziyo, cyane ko urumva Isheja yari muri radiophonique, uyu nguyu agiye kuza kuri televiziyo. Bose buri afite profession yiwe. Scovia amaze kumenyera kamera, amaze kugira gute, azi bese ibintu bya televiziyo amaze kumenyera. So baravuze ati nta wundi dushobora kuba twagira, cyane ko ari mu banyamakuru bakozwe by the way. So Isheja rero niyo nubwo buryo ki yazamutsemo. Radio Kiss FM ni radio y'abanyakenya, iranakomeye cyane ngira ngo mu gihugu cya Kenya abantu babye bagendayo. Ni radio ifite frequency y'abanyakenya actually. So niyo ngiyo televiziyo Scovia igiye kuba iy'abanyamahanga. So ngarutse rero kucyo mbabwira nti nagiye numva abantu bavuga kuri Isheja kubera iki bamuhaye akazi. Hari ikintu cyitwa ngo His Excellency amaze guhagarika genocide, FPR gafata ubutegetsi, hari ikintu, hari amahame. Icyambere kwari kunga abanyarwanda, icya kabiri gushakira abanyarwanda ibyiza, icya gatatu hari kugenda avuga ngo urubyiruko narwo rugende rujya mu kazi. Hari icyo nge nibaza, ese ubundi kuki abantu bari kugereranya Isheja na BBO? Ubundi byari itegeko ko bashyiramo igitsina gore, kuki mutavuze undi muntu, muvuge Kagabo, muvuge n'abandi, kuki muvuga BBO? Ntabwo uri mwanya wakorewe ngo uzaba chief uwungirije umuyobozi agomba kuba ari umugore? No. So uyu rero Isheja niba inama y'abaministri ya guverinoma irimo na His Excellency yicara ikavuga ati uyu muntu turabona afitinga kuba umuyobozi wa RBA, nuko abikwiye. Ariko nanone mwibuke mu ijambo His Excellency yaravuze ngo abantu baba batahawe imyanya cyangwa se yabivuze ariko rahiza abaministri, ntabwo ari ko bakuwe mu kazi, ahubwo hari igihe baba bagiye kubapangira. Mwibuke ngewe iyo mbonye umwanzuro His Excellency yafashe, ntabwo njyanirwa naratekereza byinshi, kubera ko dufite Imana twihereye umuyobozi udasanzwe. Ibi bintu ntabwo ari ibintu bigoye kubyumva. Mwibuke igihe hari hagiye kuba imishyikirano, noneho bigasaba ko RPA yohereza ingabo 600. Bafashe izo ngabo, urumva bari bavuga ati no kuza mu mishyikirano n'iki bazana ingabo 600 bazizana muri sende. Ariko izo ngabo ukuntu zari zitoranijwe ni ingabo n'ubundi urumva haciye akanya indege imaze kuraswa batangira gushaka kubarasa n'iki izo ngabo 600 navuga ngo zakompetinze ingabo zari z'ubutegetsi bw'icyo gihe ari 600 gusa, kugeza igihe baje kubona umusada wa RPA w'abandi. Ariko abo basirikare bari batoranije bari baje bakora intambara umuntu wese atigeze atekereza. Mujye mwibuka uwo bita David hejuru asende. So bivuga ngo iyo uyu musaza atoranije umuntu nuko abona umuntu afitinga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Isheja icyambere ni umuhanga, icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ukuntu avuga, niba mujya mwumva ibiganiro bye cyane urumva niba yari umuyobozi wa Kiss FM akayiyobora akagira gute ko yari mu bayobozi urumva yitangiye wenyine. Niyo umuntu yaramanajinze gufata radio igitangira from scratch akayizamura kugira imyaka 12 ikaba iri muri radio zikunzwe mu gihugu. Egide BBO muvuga nta hantu twize twumva ayobora. Ntabwo rero wafata umuntu, ntabwo nigize numva amagambo ya Senateri Voda ari kuvuga ngo ntabwo ushaka gufata umuntu utarayoboye n'umudugudu uvuga ngo giye kumuyoboza ikintu runaka. So ariko uyu Isheja afite aho yayoboye, afite ibyo yayoboye, ku buryo ureba performance ye kuva mu mwaka wa mbere kugera imyaka 11 ukareba ibintu yayoboye, ibintu ntabwo byasubiraga inyuma ahubwo byagendaga imbere. Ugahita ubona ko uwo muntu afite ikintu bita leadership mu maraso ye. Ugahita uvuga ati ibyo byose hanga yahafitinga. Kandi nanone umuntu witwa Egide BBO naho ameze neza rwose, ameze neza muri RBA, nta kibazo cye kuvuga ngo rero wagiranya umuntu witwa Isheja ukamugereranya n'umuntu witwa Egide BBO. Nge mbona wabukoze amakosa, kubera ko niba
guverinoma irimo abahanga basomye bakagira gute baricaye bakabona ko umuntu twisheje ari ufite ngo mwanya. Who are you wo kuvuga ngo isheje ntabwo afite ngo mwanya bakabaye bawa Egide Bibio ubundi se kuki mutavuze Gloria kuki mutavuze abandi se bose n'abanyamakuru basanzwe barangaje muri RBA. Rero niba barangaje ureka isheje aze ashyire mwinuza ashyire mwake karenge agire kuko muri iyi minsi uretse ko tunabona ko RBA isigaye iri kubihiza abanyarwanda. Mwabonye rya president kuntu abantu bakremingaga. So icyo gihe rero abo bose bari bakenera andi maraso mashya avuye hanze abere kuko bayobora kavuga ati ariko abanyarwanda bakunzi bagize gute. So reka rero mbashimire mbifurize ibihe byiza, mbifurize amafu n'amafaranga. Amazina yanjye ni Chris Kame, dukomeze tubane hano. Niba utarakanda sub ushobora kugakanda kugira ngo dukomeze tube umuryango munini wa Kame Official. Ciao ciao.